kukujyana imbere ya padiri cyangwa pasiteri ari cyo koko, cyangwa ugiye kubeshya ubaka urugo ejo bundi ubusenyi. Igihe rero ubona ko umuntu adashaka ibiganiro ugomba gushaka, niyo mpamvu abagore tugomba kugira ubwenge. Johnny muza bavandimwe hano kuri dusangire urukundo, dusangire ubumenyi, dusangire urukundo, dusangire ubumenyi. Abavandimwe muraho inshuti za dusangire, ni Costa ngaha n'umukunzi wanjye Gloria. Uyu munsi dushaka gusubiza ku bibazo abantu benshi cyane cyane bakunda kutubaza, abantu b'abadamu n'abantu b'abakobwa. Ubwo rero nibyo tugiye kubaganira nga tudatinze. Turashimira abantu bose bakomeje kudukurikira hangaha kuri dusangire, abantu bari ahantu hatandukanye ku isi. Turabashimira kandi ibiganiro byacu turizera yuko bibafasha ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi, mukaba mukoze mujye munabisangizana n'abandi. Karibu rero kuri dusangire. Murakoze. Reka tuhite tugenda ku kibazo cya mbere umuntu yabajije. Umuntu w'umukobwa ntazi izina rye, yarabajije ngo ni gute wamenya ko ukurambagiza akubeshya? Murakoze. Ikibazo kitoroshye. Ikintu cya mbere njyewe nemera no gusenga. Gusenga nicyo kintu numva kiri imbere gishobora gutuma umenya neza yuko umuntu akubeshya cyangwa atakubeshya. Ikindi kintu ni ubushishozi. Ubushishozi ni ubwa mbere, ni ubwa kabiri nyuma yo gusenga. Kubera ko akenshi usanga muri iki gihe umuntu iyo agize amahirwe, niko bavuga, iyo agize amahirwe akabona umukunda, ahita yumva ko mbese ayo mahirwe atashaka kuyitesha, bigasa naho bimuhumye amaso, ntarebe neza niba uwo muntu koko amukunda cyangwa atamukunda. Rero muri ubwo bushishozi mu biganiro mugirana, dore ko mufite umushinga wo kubana, ntabwo ari ibiganiro byo hejuru cyanda gukunda sheri ishusho n'ibyoya. Hari ibiganiro byimbitse biteganya urugo rwanyu, mutangira guteganya urugo rwanyu, uko muzabaho, aho muzaba, abana muzagira, Imana niba umugisha. Ibyo byose uko mugenda mubyinjiramo, mwinjira mu bintu bikomeye, muba murimo kwigana. Abakwiga nawe umwiga ureba uburyo byakira, uburyo bisubiza, aho ngaho ushobora kwakura ubumenyi bw'ukuri. Ikindi kintu, iyo ufite abantu b'abavandimwe cyangwa ababyeyi bakakugira inama bakurikije uko babona umuntu, kuko burya umuntu mukuru aba afite ubundi bumenyi bujyanye na experience y'ubuzima, ariko nabyita. Akenshi usanga abakobwa bakiri bato batagirwa inama, kandi iyo umubyeyi wawe akubwiye buriya hari ibintu aba yabonye wenda adashobora gusobanura ku buryo bugaragara cyangwa se adashaka gusobanura, ariko buriya yakugira inama akakubwira ati uriya muntu rero umwigaho neza, njye ndabona hari ikitagenda, wowe mbabarire wakagombye kubiha agaciro, kuko buriya hari ibyo aba yabonye. Tujye twiga no kumvira abadukuriye. Hari ikintu wavuze gishimishije cyane, kandi numva abakobwa muri hariya mugomba kumenya. Twese twibuka umwami Salomo, ari ikintu kimwe bamuziho yasabye Imana. Urakibuka? Ubwenge. Ni ukuri abakobwa mube ba Salomo, usaba Imana iguhe ubwenge bwo gushishoza, kuko akenshi abasore twabiciyemo ndabizi, turabesha, tuza dufite ibinyoma, kandi buriya ibinyoma byacu turanabipanga neza cyane. Turaza tukagutera impuhwe, tukakubwira. Hari umuntu umwe gutya twakoranye yigeze kumbwira igihe kimwe ngo ndashaka uriya muntu azambere mama w'abana banjye. Ngo yambwiye bibaze nawe mu by'ukuri ibyo bintu urumva harimo urukundo rwuzuye, urabushakira kukubera mama w'abana gusa, birangirira aho ngaho. Ese abo bana niba bataboneka, urumva urwo rugo uzarubamo? N'ubundi akakubwira ngo ndashaka yuko ko uzaze dufatanye twiteze imbere. Mbese ukeneye umuntu ugufasha gutera imbere muri make,
ntabwo ari umushaka kubera ko wumva umutima wawe ushaka kubana nawe, wumva umushaka hafi yawe, ahubwo uramushaka kubera ko hari imishinga ushaka umufatanya, kubera ko akunda gukora cyangwa se ashoboye gukora, cyangwa se kubona wenda yazakubyarira abana beza nkuko yabivuze. Kandi hari n'igihe n'abo bana bataboneka, ariko iyo abantu bakundanye ari abo bana batabonetse, ari nuko kwiteza imbere kutabayeho, ntabwo byo ngibyo bibangamira urugo, ntibituma haza impinduka mu rugo, kuko abantu bakundana by'ukuri. Ntushobora gushaka umuntu ngo aza kubere n'abo bana nimutababona se, no kuvuga ko muzahita mutandukana. ubundi ukuntu biba bimeze, nago ikintu cya mbere Imana yahaye umugore n'umugabo n'urukundo. Urukundo, kandi Imana yaravuze yuko ko muzaba umwe, ngo bazasiga urugo rwa se na nyina babe umwe. Iyo mubaye umwe ni ukuvuga ko ari urukundo ruba rwabahuje, ari wo Imana iba yabahuje. Ibindi byose biza biba bishamikiye kugira abana n'imigisha. Ariko se muramutse mugize abana mutumvikana hagati yanyu, ni murimo kubatera ahubwo bibazo, bakaba victime y'ibibazo byanyu, kubera ko mwashakanye ku buryo budasobanutse, ku buryo burimo ibinyoma, none abana ugasanga batangiye kubigwamo. Ejo bundi haza ama divorce, abana ugasanga batangiye kubigwamo. Murabizi neza yuko abana bacu akenshi bahura n'ibibazo byinshi cyane, kubera ko twebwe babiri tutumvikana, twebwe babiri tutibonamo ruriya rukundo rw'umuntu umwe cyane rwose. Ubwo rero abakobwa muri aho ngaho mube basalomo, musenge Imana ibahe ubwenge bwo gushishoza, bo kumenya uriya muntu uza kukubesha. Ko azaza guterera ivi, would you marry me, hanyuma ejo arimo gushaka gusa kubone, hanyuma ejo atangira gutera ikibazo, umubera umuja, utemera kumubera umuja, bikaba kaga. Niko bimeze, kandi n'ukuri ingero nyinshi ziriho noneho muri iki gihe. Ni ibintu byagaragaye, abenshi usanga barimo gushaka bakurikije ubumenyi bafite, cyangwa se impano yindi yaba afite, cyangwa se ukuntu asa, wenda wamugane kubera ko azabyara abana beza. Ariko twibuke amasezerano tugirana imbere ya padiri cyangwa pastori, tuvuga ko twemeye kubana mu byiza no mu bibi, tubyaye cyangwa tutabyaye, n'ibindi. Ayo masezerano ufata umwanya wo kuyatekerezaho, uzareba niba koko icyakujyanye, ikigiye kukujyana imbere ya padiri cyangwa pasiteri ari cyo koko, cyangwa ugiye kubeshya ubaka urugo ejo bundi ubusenyi. Ugasanga n'aya mafoto y'ubukwe no kuyareba bigateye isoni, ugasaba ari ikibazo, kuko hagushinja akwibutsa bwa bumwe wiyemereye imbere y'imbaga y'abantu, imbere y'abakozi b'Imana wiyemereye, noneho ukaba uyu munsi wabishyize ku ruhande, cyangwa bigaragaza nkaho ari ikindi kintu wishakiraga, nk'ibyo ngibyo twavugaga byo kuza gukora no kubyara abana, abamama w'abana, nta kindi. Urukundo n'ibindi byose mwumvikanye bikaba byagiye ku ruhande. Nibyo kabisa, niko bimeze. Musabe Imana ubushishozi, musabe Imana ibahe ubwenge, mwige kureba kure, mwegera abantu bakuru mwaba mufite mu muryango mwizera. Ibyo byose umuntu aba afite umuntu wizera mu muryango, babagira inama, babafashe gufata icyemezo. Kubaka ni byiza, ariko kubaka uhubutse birutwa no kutubaka mu buzima. Nibyo nuko bimeze, kuko urugo urugo ni nkunda kuvuga nicyo kintu cya mbere kiryoha kibaho ku isi. Cya mbere ni nacyo cya mbere kibiha nabi kibaho ku isi. Nubwo rero nitwarangiza tutavuze n'abahungu muri aho ngaho, nukuri mujye mumenya yuko n'abagabo batandukanye n'abagore babo nabo bahita bagira ihungabana. Nushaka kutazaba nk'uriya, uzirinde kubesha umukobwa. Uzashaka umukobwa nawe uzabanze usenge Imana, ushishoze, Imana ikwereke umukobwa uwo ari we. Hari n'ikintu nkunda kuvuga cyo kwegera abakobwa cyane cyane. Ushobora kwegera umumama wakwize divorce, cyangwa umumama watawe n'umugabo. Abo bantu namwe bamama wahuye n'ibibazo, mushobora kuba barimo beza, n'Imana bibayoberaho umugisha. Abarimo beza ku bana b'abakobwa bari inyuma batazahura n'ibibazo. Tujye ku kibazo cya kabiri. Iki twagitinzeho ni ikibazo gikomeye, kandi mbona ikindi ushaka kongeraho. Ni ikibazo gikomeye, kandi ni naho umusingi wa community, ni umusingi, kuko urugo ruhera aho ngaho.
niho rubera aho ngaho. Iyo rwubatse ku binyoma ni naho ibintu byose tubona birahangaha. Abakobwa musabe Imana ibaha ubwenge, mushire amarangamutima ku ruhande rwose. Ikibazo cya kabiri yavuze, umuntu yabajije aravuga ngo ni gute ushobora gukemura, noneho tuvuge ko ibyo bibazo byabayeho, noneho murabana, ni gute ushobora gukemura nk'umuntu w'umudamu, ushobora gukemura ikibazo kugira ngo mwongere strategy ashobora gukoresha neza kugira ngo mwongere urukundo rube rushyashya mu rugo rutangira, kuko urukundo ni bien. Nibyo. Icyo mwakora ngewe mbona mu by'ukuri ni ibiganiro. Ibiganiro nibyo bya mbere, nibyo bikemura ibibazo mu rugo. Iyo bidahari urugo rurangirika, kandi ushobora no gusanga ari akantu gatoya kabiteye wenda mutumvikanyeho, kubera ko muticaye ngo mubiganireho neza, umwe akabyumva ukwe undi akabyumva ukwe, ugasanga ibibazo biratangiye mu rugo. Ariko ibiganiro ntaguciye mu ijambo, aho ngaho niho ugomba gusobanura neza, kuko hari umudamu urabizi ko wigeze kutubwira ngo umugabo we yamubwira ko winzaniraho ibintu bya mama wararaye. Ni ukuvuga ko n'ibiganiro bishobora kuba urabimuzanira kandi atabishaka, ahubwo ugasanga aguteje ikibazo. Igihe rero ubona ko umuntu adashaka ibiganiro, ugomba gushaka. Niyo mpamvu abagore tugomba kugira ubwenge mbere yuko unashaka, ugasaba Imana ikaguha ubwenge. Ugomba gushakisha ikintu cyatuma ari buce bugufi mukaganira, kuko nubwo wenda ibiganiro bitaba intambwe ya mbere, byose byose bizaba iya kabiri cyangwa iya gatatu, kuko ntabwo ibibazo byo mu rugo bizakemuka hatabayeho ibiganiro. Ikintu cya mbere wenda wakora ni ugushaka uburyo umwitaho bidasanzwe, wenda ukora akantu kadasanzwe, umwakire bidasanzwe, abone ko hari ikintu cyahindutse, noneho nawe atangire kwibaza ngo ariko byagenze gute ko mbona hari ikintu cyahindutse. Uko ugenda umwitaho kurusha uko bisanzwe. Niba yatahaga agasanga warakaye wenda kubera ko wananiwe, ntabwo yagufashije, ugerageze ubirenzeho, umwakire neza, umusekere, umufashe ibyo ugomba kumufasha, umwakire neza, bizatuma nawe wenda atangira kukwegera. Natangira kukwegera rero muzaganira, cyangwa azakubaza ariko bite ko mbona noneho washyizemo akanyabugabo, byagenze gute? Buhoro buhoro bizagenda biza. Habaho icyo nakwita kwitanga. Habaho kwitanga, ukitangira urugo rwawe, kuko nta muntu wishimira kubona urugo rwe rusenyuka. Ahubwo kwitanga, ugashakisha ikintu wakora, ikintu uzi neza ko gishobora kumushimisha, ukitanga ukagikora ku buryo abona ko hari cyahindutse, akagira amatsiko, nawe ugahera aho ngaho utangira kumwegera, kumwereka urukundo. Wowe ugomba kumwereka urukundo, nubwo wumvaga nawe wamaze kubihirwa, ugomba kubirengaho ukamwereka urukundo. Nibyo kuko n'ubundi ibyo uvuze ndumva baza kubyumva neza, kuko iyo urukundo ruhari uruharaniye, ibyo ari byo byose ruratsinda. Niko bimeze, ruratsinda. Kandi ni kwibuka ko iyo muri umwe ugashakisha umuti, mukongera mukabaho neza, mukabana neza, n'abana babyungukiramo, kuko abana bacu bonka imico yacu, bonka urukundo rwacu hagati yacu twewe babiri. Atari ibyo ngibyo baba barimo konka buriya bwoba bw'abantu babiri bari umwe ariko noneho batandukanye. Ugasanga rero abana babura icyo bafata, uwo bemera, uwo bizera. Ibyo ngibyo ugasanga ari ibintu bibabaje cyane, nka kwa kundi usanga abana noneho basigaye bari ku ruhande rwa mama gusa, kuko ari we babona wenyine, cyangwa bari ku ruhande rwa papa gusa. Kandi ntabwo ari uko nguko byakagombye kugenda. Usanga mu rugo hari umujinya, harimo ubwumvikane bukeya. Akenshi abagabo nibo bakunda gahunga urugo, umudamu akaba ari mu rugo, akaba ari ubonana n'abana, abana akaba ari we babona kenshi, ese papa ari hehe ntarataha, ese papa ari hehe yagiye kwese, nawe agahunga urugo, kubera ko urugo rutarimo amahoro, rutarimo urukundo. Nuko bigenda nyine, abana nibo babihomberamo kurusha n'ababyeyi. Murakoze cyane rero, ndumva twasubikira ahangaha kuri iki kiganiro, kandi turagushimiye cyane. Kerekana nimba ari ikindi ushaka kongeraho mbere yuko turangiza. Mbere yuko turangiza, nagira ngo nkangurire abantu gusenga. Buriya ni ibintu bikomeye. Imana yacu ni Imana yumva.
iyo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose ujya imbere y'Imana ukayibwira. Nta hantu ushobora guhisha Imana, ariko kandi nta nubwo wakwicara ngo uvuge ngo irabizi ariko ibishaka ko ubivuga. Jya imbere yayo uyiririre uti Mana nyungura ubwenge, niki nakora, sinshaka ko urugo rwanjye rusenyuka, ntabara, ndaremerewe, ndashaka kuba mu rukundo nanjye, niki nakora. Imana iza kugenderera, Imana izakora mu buryo bwayo wenda butandukanye no gutekereza, ariko Imana irasubiza. Ariko ni gute ushobora no gukora utumye ngize ikindi kibazo? Ni gute wasenga ariko ni gute ushobora no gushira mu bikorwa? Kuko gusenga Imana ndumva ari isomo muri Yohana ritubwira yuko kugomba no gushira mu bikorwa amasengesho yawe no kwizera. Ni nko gukoresha na ziriya strategy wavuze ngira. Ni nabyo nari ngiye gusubiramo. Uko usenga ushaka urukundo ugerageza nawe urutange. Niko gushyira mu bikorwa. Gerageza urutange uburyo bwose ushoboye. Ndabizi ko biba bitoroshye iyo hamaze kuzamo umunabi mu rugo, ariko n'imbaraga nyine ugomba gukoresha imbaraga zawe mu byo usaba Imana, ariko nawe ugakora urwawe ruhare, ahasigaye Imana nayo igakora urwaye. Murakoze cyane. Twabatindiyeho gakeya, ariko ikiganiro cyari kigufi twashaka gusubiza gusa abantu cyane bari batubajije. Turizera ko izi nama ziri bubafashe, ariko namwe nimba mufite izindi mutubwire. Twebwe rero tukunda inama cyane, dukunda inama. Akantu kose dutoragura dusoma hirya no hino turagerageza kuka-applyinga mu buzima bwacu, kuko nago turabere iyo umuntu ari muri isi nabura ibintu bimubangamira, ariko kwiga ni byiza kandi ushobora kwigira no kuri mwebwe. Uwiteka rero abarinde, mwibuke gusangiza abandi. Murakoze cyane. Murakoze kukurikira. Nawe utaha. Murakoze.